batari Bayali, Imana badatema ngo uceceke, Imana idasuzugurwa ngo uceceke, Imana itaguteza abantu, Imana itaguturwaye, Imana itakwibagirwa, Imana itakwambika ubusa, Imana itakwima ubutabazi. Iyo Mana bari wakira muri aya masaha, Mana ya Gideyoni iseruka uyibone, Mana ihabwe icyubahiro ngo nuko se turabasuhuje abakurikiye Mukakarangwa TV, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikintu tubifuriza ni ugukurikirana iri jambo ry'Imana tuba tubagezaho kugira ngo rigire icyo ribamarira mu buzima bwanyu. Kandi nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe, share, unatera comment kugira ngo nyine wumve cyangwa se udutere igitekerezo cyatuma twaguka kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kuzamuka. Uyu munsi dufite umubyeyi mwiza ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, wambaye neza, mbese yishimiye ibitangaza Imana igenda imukorera. Ni gutyo rero tugiye kumwakira kugira ngo nyine atugezeho ijambo ry'Imana, anatwereka uburyo ki Imana ari nziza. Reka tumwakire. Shalom shalom, ndanezerewe cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugarutse kuganira ijambo ry'Imana hano kuri televiziyo yacu Mukakarangwa TV. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye anezezwe n'Imana muri iki gitondo. Reka dutangire dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, nta yindi Mana iriho, nta yabanje, nta n'izaheruka. Hari igihe kimwe amaboko y'abantu yaturekuye, ariko ayawe ntiyabikora. Yakomeje kudufata, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuko uri Imana ikunda icyubahiro, uri Imana igirwana ukanesha Bayali, uri Imana igiseruka ugatabarukana intsinzi, uri Imana agira neza Gideyoni umutegeka gusenya igicaniro cya Bayali, murajyana agisenya muri kumwe, arangije kugisenya ukuboko kwe kuraboneka. Isana kuko igitondo tuje imbere kugira ngo ubashe gusenya ibidafite umumaro ku buzima bwacu. Mana zidakora zidafite umumaro turazisenye mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze mu byacu, ururukana uzo wivugire. Uyu ni umurimo wawe n'itangazamakuru ryawe, uzurishyigikire. Umuntu wese udukurikiye Kristo umuhe kumva no gufashwa n'Umwuka Wera. Natwe udufashe twongera amavuta ku murimo, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Noneho watangira utugezaho ijambo ry'Imana, ukatubwira n'ibyiza Imana igenda igukorera. Nta kibazo. Cyubahiro ni cy'Imana, 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 cyubahiro ni cy'Imana. Ababyeyi tugiye Imana, baririmbyi tugiye Imana, cyubahiro ni cy'Imana, cyubahiro ni cy'Imana. Iyi saha tugiye Imana, uyu mwanya tugiye Imana, cyubahiro ni cy'Imana, 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 cyubahiro ni cy'Imana. Amen. Ndi kumva uzi kuririmba, natwe tuzakwegera utwigishe kabisa. Amen. Imana cihabwa icyubahiro. Turirimbye muririmbye uvuga ngo icyubahiro ni icy'Imana. Ni icy'Imana kabisa. Icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Amina. Gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu Bacamanza ibice 6. Turasoma kuva ku murongo wa 25 turageza ku murongo wa 31. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Gideyoni asenye igicaniro cya Bayali. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati,
enda imfizi ya so ntoya, wenda n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyotswa ucyosheje inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu rugo wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye, na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro yubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibaririza, bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowazi wabikoze. Nuko abo mu uwo mudugudu babwira Yowazi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali, agatema Ashera yari hafi yacyo. Yowazi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Atushaka kumuburanira bamwite hakiri kare, niba ari Imana ntiyiburanire, kuko basandaye igicaniro cyayo. Amena, amen. Amina. Urakoze udusomeye ijambo ry'Imana. Ese tuvuze ko Gideyoni yasenye Bali. Ese Bali ni iki? Ni iki wadusobanura nyine ku byerekeranye icyo kintu Gideyoni yasenye cya Bali? Dusobanure Bali icyo ari cyo. Amina, murakoze cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ngo hari mu ijoro ry'umunsi, hanyuma ngo Uwiteka aza gusanga Gideyoni, aramubwira ngo najye gusenya igicaniro cya Bali. Igicaniro cya Bali, Bali ni ikigirwamana. Ni ikigirwamana basengaga. Niyo mpamvu niyo uri gusoma ahantu hose uzasanga hatangizwa na iyi ngufi, haba havuga ikigirwamana. Uwiteka batangiza inyuguti nkuru, kuko nyine ari Uwiteka ahorana icyubahiro, nk'uko twasomye ngo nuko Uwiteka aramusanga cyane. Hanyuma rero Uwiteka yitegereje uburyo basengaga Bali, bari barafashe ikigirwamana bakajya bagitambira n'ibitambo, bakazana imfizi bakagitambira, bakagisenga, bakavuga ko ari cyo Mana. None Uwiteka kuko ari Imana ikunda icyubahiro, ibabazwa n'ibyo bintu, ariko yari ifite intwari yitwa Gideyoni. Gideyoni we ntabwo yasengaga icyo kigirwamana Bali. Nibwo Uwiteka amubwiye ati, iri joro ujye gusenya Bali. Hanyuma arangije abwira Gideyoni ati, hari ibyo uri butware, utware imfizi 2, kandi numara kuzijyana ujyanemo n'imaze imyaka 7 ivutse. Haleluya. Umubare 7 w'Imana ukunda kugaruka ahantu henshi cyane. 7 igaruka muri Isiraheli bari kuzenguruka Yeriko. Irongera igaruka Uwiteka ari gutegeka Gideyoni gusenyera Bali. Irongera n'umunsi Imana yaruhutseho. Umubare 7 ni umubare w'Imana. Ni umubare w'Imana kabisa. Hanyuma rero nibwo Gideyoni agiye ajya gusenya iki gicaniro. Ariko turasomye ngo Gideyoni amaze kumvira Uwiteka, icyo gicaniro cyangwa iyo Bali basengaga yari iya se. Hanyuma aravuga ati, ese najya gusenya Imana ya data ku manywa? Ati, reka njyeyo nijoro. Kwa kundi tujya tugira ibibazo tukumva yuko Imana iri buze itinze cyangwa ko hari ibyo yashobora. Umuntu akumva ko Imana itamukorera igitangaza kiremereye, urugero ukaba wasaba nk'Imana inzu ukavuga ati, niyo wampa n'akazu gato nabamo bitewe wenda n'ubukode bukubabaje. Ariko Imana ni Imana itabura inzira, ni Imana ifite ibintu biremereye. Iyi Mana yari yatumye Gideyoni ngo ajye gusenya, niyo agenda ku manywa bari kujyana. Ni hahandi rero usanga tushaka kuvuga ngo
ngo biragenda bite mana, ariko Imana itinyura Gideyoni ajyayo nijoro, ngo aragenda arasenya. Nubwo yagisenye nijoro ntibyatumye batamenya uwagisenye. Igihe cyose uzaba uri intwari uzaba ufite amateka akuranga. Igihe cyose uzaba urwanirira Imana uzaba ufite amateka akurwanya. Uko bigenda. Amina. Nuko Gideyoni arangije aragenda ngo aragisenya nijoro arasandaguza. Haleluya. Amina. Uyu mwanya hari ahantu dusomye ukuntu Uwiteka ngo yamubwiye, maze dusome ku murongo hano ku murongo wa 25 hepfo kuri B haravuga ngo maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, ubyitondere kandi wende imfizi. Noneho hari ahantu hanejeje cyane, hari ahantu mbese nsoma hakamfasha. Uwiteka abwiye Gideyoni ngo ugende ugiteme cyangwa ugicemo, ugende ugicemo. Uyu mwanya ndagira ngo umuntu wese udukurikiye abwire Imana imuha imbaraga yo gucagaguramo Bayali iri muri imbere yubaha Uwiteka. Umuntu wese wari warabuze inzira, umuntu wese wasengaga Bayali, turayiciye mu izina rya Yesu. Tuzamura Imana icyubahiro. Turemye gukora kw'Imana muri ku kwezi urangira ubonye Imana. Haleluya. Ukwezi kurimo ibisubizo by'abera nawe bikugereho. Ukwezi kurimo ibisubizo by'abana bamaze igihe basenga nawe kurangira ukuyemo igisubizo. Haleluya. Nuko ngo aragenda nk'uko Uwiteka yamubwiye, afata iyi Bayali ngo ayicamo. Arangije kwicamo n'igicaniro byose arabisandaza. Amaze kubisandaza ahita afata cya gitambo Uwiteka yamubwiye agitamba hejuru ya Bayali, yishima hejuru. Uyu mwanya ishime hejuru Bayali wari umaze iminsi agukoza isoni, wari umaze iminsi akwereka ko ari ufite imbaraga ni iz'Uwiteka ntabwo ari iza Bayali. Hanyuma ngo bukeye mu gitondo basanga Gideyoni yamaze gusenya ikigirwamana cyabo Bayali, basanga n'aho batambiraga hamaze gusenywa. Hanyuma ngo barumirwa bakorwa n'isoni, baravuga byagenze gute, ninde wabikoze? Haleluya. Nagira ngo Imana iguhindurira amateka, abantu babaririza ibyabaye, abantu bavuga ngo byagenze gute. Nagira ngo abantu bavuge ngo habaye iki. Uyu mwanya akira abantu bavuge ngo habaye iki. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Nuko arangije, haleluya, uyu Gideyoni arangije arigendera. Imana ikuremera icyemeza abantu wigendere, hanyuma gisigare kivugira, basigara aribo bashakisha amakuru, wowe ntushakisha amakuru, ahubwo abantu aribo bashakisha amakuru. Haleluya. Hanyuma ngo barabaririza ngo ninde wakoze ibi, ninde wahangaye iyi Bayali kuyitema, ninde wahangaye gusenya, ninde. Haleluya. Hanyuma ngo baza kumenya amakuru y'Imana ntago ajya ahishwa, na amakuru yivugira. Imana ikuremera amakuru yivugira muri uyu mwanya. Haleluya. Imana ikuremera amakuru yivugira uyu mwanya uhure n'Uwiteka. Haleluya. Imana ya Bayali ni Imana itajya yivugira, ariko Imana y'Uwiteka reto faigre mando testainebo ni Imana yivugira abantu bakamenya amakuru, ni Imana yivugira abantu bakamenya yuko Uwiteka yaje. Uyu mwanya Uwiteka azi wawe nanjye azi wanjye mu izina rya Yesu. Nuko ngo bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowazi, baragenda babwira Yowazi bati nibiki, reba ibintu umuntu yakoze, uyu kari no muhungu wa Gideyoni, musohore tumwice. Isareba uburyo ya Bayali yamugoye ayitegura, uburyo yayiguza amafaranga menshi, uburyo yayitambiraga ibitambo bitari yarashonje bitari yarakennye. Aravuga ati ariko iyi Bayali mu by'ukuri fata umwana wanjye mutange bamwice. Iyi Bayali nakoreye ibitambo, nahaye ibitambo, nubakiye inzu nziza, nahaye urusengero rwiza. Iyi Bayali igihe twayiramirije kubera ikiyemeye ko bayitema ntiyivugire. Niba Bayali itivugiye ntabwo umwana wanjye ndabubaha ngo mumwice, ahubwo mwebwe nimubazi iyo Bayali itivugiye iri hehe. Bivuze ngo iki? Bayali ni ikigirwamana, Uwiteka ni Imana y'icyubahiro. Nimusenga Imana y'icyubahiro niyivugire mu ntambaro uri guhura nazo. Nimusenga Imana y'icyubahiro nimanira amatangazo abantu bakumanikiye. Nimusenga Imana ya Gideyoni uyu mwanya niba Imana yawe bimenyekane yuko yahageze. Ariko nimba usenga Bayali bazayitema ntizavuga, bazayitema izarinda ipfa, igicaniro cya Bayali kizarangira ntabwo
izavuga, ariko Uwiteka niwe wenyine uvuga. Akira Uwiteka ukora akavuga mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi buvuye ku Uwiteka. Ndagira ngo umuntu wese umaze igihe ategereje Imana yakire gukora kw'Imana muri iyi minsi isigaye muri uku kwezi. Haleluya. Ndagira ngo umuntu wese unkurikiye amenye ko ari Imana ebyiri, ariko Imana Uwiteka niyo yonyine ugenda ukareba ukayibona, niyo Uwiteka yonyine ikunda icyubahiro, niyo ivuga bikamenyekana. Ariko Bali ntivuga, bayitemira aho, bayisenyerira aho, irapfa ntitabaze, nta n'ubwo iboroga, nta n'ubwo ihamagara n'umuturanyi, nta n'ubwo ihamagara n'abayishinzwe kuyirinda, barayitema ntivuge, nta kimaze, ni zero. Ariko Uwiteka aravuga. Hariko abategereza Uwiteka Imana, aba ngabo bazagenda ntibazananirwa. Reka dusenga Imana. Akira gukora kw'Imana, akira igitangaza cy'Uwiteka kigutungure. Keretse nimba nawe turi kumwe hari ikindi wari ugiye kumbaza, ariko abadukurikiye mwese mwakire gukora kw'Imana gushyashya, mwakire Imana ivuga, Imana itari Bayali, Imana badatema ngo uceceke, Imana idasuzugurwa ngo uceceke, Imana itaguteza abantu, Imana itaguturwaye, Imana itakwibagirwa, Imana itakwambika ubusa, Imana itakwima ubutabazi. Iyo Mana abariyo wakira muri aya masaha. Imana ya Gideyoni iseruko yibone, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko se yahise amwita n'irindi zina, kuko yaramaze kubona yuko Imana ifite imbaraga ziruta izase. Imana ikwicira iperereza, Imana igukorera igifatika, abantu bamenye ko usenga Imana atari Bayali. Niba ari Bayali usenga biramenyekana, ariko nimba ari Uwiteka biramenyekana. Twakire gukora ku Uwiteka. Reka turangize dusengera umuntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimye Kristo, uri inshuti nziza, uradukunda, uri Uwiteka. Ku rugamba wihibereye, nta muntu utuma, ntabwo ari Bayali batemba itavuga. Uyu se wa Gideyoni banamubwiye ngo nasore Gideyoni amwice, ngo kubera yuko atatumye Imana yabibaho. Ariko se yaravuze ngo iyo Mana, iyo Bali yanyu itavuze, ntacyo ndi butangire umwana wanjye. Uwiteka Mana, turi mu minsi turagukeneye. Reka umugabo ufite ibibazo akubone, reka umumama ufite ikibazo ugukurikiye akubone, reka umukobwa akubone, umwana muto nakubone. Uwiteka Imana Gideyoni, uyu mwanya w'Imana yacu wica iperereza ku buzima bwacu. Wari umaze igihe arwaye nakubone, wari warabuze imiti nakubone, wari ufite ibibazo nakubone, wari unaniwe nakubone. Turi ku murimo wawe Uwiteka. Habwa icyubahiro. Turaguhimbaje kuri Imana itagiseba, ukuri Imana igiseruka, umuntu wese akamenya ko wahageze. Umugisha udukurikiye kandi umanire ibisubizo byacu muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Mwakoze kudukurikirana, mugire umunsi mwiza.